Yes, reka nongere nkuhereze ikaze hano kuri Mala Media TV. Reka nizere ko umeze neza aho uri uno munsi no mu ntara zigize zitandukanye. Reka nizere ko mumeze neza cyane, mumeze bo twari twaraburanye rero uyu munsi nongeye nabonetse rero ndaje tuganire ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari umukunzi wacu wari watwandikiye atubwira yuko twamukorera ibice ku mukobwa bikurura abagabo. Rero uyu munsi ntaze gucikwa, rero nibyo turaza kuvugaho tubive imuzi tubigere imuzingo. Reka nizere ko wateye agatebe tugiye kubiganiraho. Reka nongere nshimire wowe wakoze subscribe hano kuri Mala Media TV ukemera kugumana natwe mu biganiro n'amakuru agiye atandukanye tugenda tukugezaho. Ndagushimiye cyane, ndagushimiye wowe wahisemo kwiyandikisha ugakora subscribe ugahitamo gukomeza kubana natwe ukemera ko tuzajya tukugezaho ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye. Tumaze kuba umuryango mugari ugeze ku bihumbi bigeze muri 20 kandi ukomeje no kwiyongera. Nukuri kw'Imana inkunga yacu niyo tugenda tuyibona, ndetse kandi nawe dukurikiye akaba ari ubwa mbere dukurikiye subscribe guys. Gukora subscribe ubu duteye inkunga ikomeye cyane, unaduteye morale yo gukomeza dukora cyane kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane. Rero wowe udukurikiye utarakora subscribe, kora subscribe ubundi nze gatoya nze tubiganireho ibintu byose tubive imuzi tugere imuzi. Yes, urakoze cyane kuba ukoze subscribe, ndabikunze cyane, ndagushimiye cyane kabisa kuba uduteye inkunga ugakora subscribe. Nukuri kw'Imana aho uri hose ikiganza cyawe kizamuye kigakora subscribe, Imana igiheze umugisha. Rero reka duhite dusubiza umukunzi wacu tutizenze mu magambo. Uyu munsi ni fire, ni moto gusa, aho tugiye kukubwira kabisa ko umukunzi uri watwandikiye atubwira yuko twazamukorera ibintu 10 by'umubiri w'umukobwa bishobora gukurura umugabo kandi bikamukurura ku rwego rutabaho. Rero wewe wari wabitubajije, tera agatebe kuko nawe utari usanzwe ubizi. Tera agatebe, icara fresh, ndaje noneho mete nk'ukubita. Uyu munsi rero ntago turaza gukora bya bindi bya countdown. Uyu munsi noneho ndaza guhera kuri 1 mpaka ngeze ku mubare 10 kabisa. Wowe ntuze gukuraho kuko ngiye guhita mbikubwira nona. Yes, urakomeje kuba urakoze kuba wihanganye ugabo tegereje gato kuko aka ni kakanya karyoshye cyane ngiye guhita nkubwira ya nkuru kabisa nayo ngiye kukugezaho. Ubundi buri musore wese cyangwa umugabo usanga afite ibice runaka bimukurura ku mubiri w'umukobwa runaka bahuye cyangwa se babana muri sosiyete. Ugasanga nyine tu hari ibice bimukurura, ariko uyu munsi ngiye nagukorera ubushakashatsi nkanjye nka Zefreen mfatanyijemo na Mala Media TV kugira ngo nzembi kugezeho 5 kuri 5. Ibi ni byo bice 10 by'umubiri ku mukobwa bishobora gukurura abagabo bigatuma amarangamutima yabo azamuka, bakaba bana bigaragaza mu ruhame. Kabone niyo mwaba muhuriye mu muhanda, mu bukwe, mu birori, mu rusengero, ugasanga kabisa umusore ibi bice bisa bimukurura, bisa bimugeza ahantu kure cyane, bisa bimugeza kure cyane. Yes, nari maze kubabwira yuko ntaraza gukoresha countdown, ariko abantu benshi barabikunda. Reka mitempera ku mwanya wa 10 ku gice cya 10 ishobora kuba cyakurura umusore aho yaba ari hose. Yes, ku mwanya wa 10 haraza ibirenge. Abagabo bakunda kwitegereza cyane ibirenge by'abakobwa, ni nayo mpamvu uzasanga igitsina gore kita ku mubiri ku kantu kose ku birenge byabo, ugasanga ibirenge byabo babitera amaverineri, babitera ibindi bintu bigiye bitandukanye by'amabara. Akenshi ibirenge birimwe mu bintu bishobora kuba byakurura umusore. Twakomeje rero tunihuta cyane, twese tujya ku mwanya wa 9 turahasanga intoki. Ibi uzakunda kubibona kenshi umukobwa
akoze ku mugabo cyangwa amusuhuje akamuhereza ikiganza ugatubona udutoki twiza amashenge. Hari ubwo ukumva ko nyine ukumva udutoki twe akenshi na kenshi ukumva intoki ziranorohereye, ukumva udutoki ni twiza ugasanga dusize amabara agiye atandukanye. Rero intoki nazo ziri mumwe mu bintu bishobora kuba byatuma umugabo hari ikintu kabisa. Twakomeje cyane ku mwanya wa 9 tuhasanga icyo bita inda. Hey yeah guys, buriya inda y'abakobwa iko iteye bishobora kuba byatuma umugabo bimukurura ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Cyane cyane inda buriya iri mu bice ku bakobwa. Umukobwa iyo gifite ari nziza usanga icyo gice kabisa ari akenshi na kenshi bakunda no kukigaragaza, aho bakunda gukoresha nk'arimo ari mukondo waza ugasanga yabihinnye nyine tugasanga ari kugenda agaragaza kiriya gice kimwe. Twakomeje cyane twihuse cyane turaba ku mwanya wa 7 turahasanga amaguru. Buriya amaguru nayo ari mu gice gishobora kuba gikurura abagabo ku rwego rudasanzwe. Hari amaguru agaragara nk'abafite imbaraga n'andi yorohereye bakunze kwita amaguru y'ibitesi. Akenshi na kenshi uzasanga umukobwa ufite amaguru arimo impfundiko cyangwa se atameze fresh ahengamye. Uzasanga rimwe na rimwe abahungu cyangwa se abagabo ibice bitamukurura cyane, ariko amaguru ari mu gice gikurura abagabo cyane cyane. Twakomeje cyane sinshaka ko ino video iza kuba ndende. Ku mwanya wa 6 turahasanga umusatsi. Yes, nimvugo umusatsi kabisa uzahita usanga no muri Bibiliya bundi akenshi na kenshi uzanga nk'umwanditsi kera yaranditse muri Bibiliya akavuga ati ubwiza bw'umugore ni umusatsi. Yes, abagabo bakunze nanone gukururwa n'imisatsi y'abagore, ni nayo mpamvu akenshi uzasanga umugabo asaba umugore gukoresha umusatsi. Yes, uzasanga umugabo asaba umugore gukoresha imisatsi bitewe n'ibyifuzo bye, kuko burya imisatsi iri mu bintu bigaragaza abakobwa neza cyane. Ugasanga nyine tubateye neza ku buryo umuntu wese ubarebye asanga icyo kintu ari cyiza cyane. Twakomeje ku mwanya wa 5 turahasanga icyo bita mu kanwa. Mu kanwa cyangwa se inseko biraza guhita bijyana n'amenyo meza, ariko reka tuvuge mu kanwa tu. Buriya inseko y'umugore bijyanye no kugira mu kanwa heza bikurura abagabo cyane cyane iyo bari guseka, cyangwa se abenshi bazi nko gukoresha akantu bakoresha kumwenyura. Yes, umukobwa rero yamwenyuye biri mu bintu bishobora kuba byakurura abagabo. Rero mu kanwa rero hari mumwe mu hantu habigira mu ruhare cyane. Ku mwanya wa 4 turahasanga amaso. Oh my gosh turahasanga amaso. Buriya amaso ari mumwe mu bintu bikurura abagabo cyane. Akarusho ugasanga babisize na bya bintu ku mpande nyine hahandi ureba nyine, donc ugasanga bibereye abakobwa. Rero ibi biri mu bintu bikurura abagabo ku rwego rukomeye cyane, ku buryo abagabo benshi bifuza umukobwa ufite amaso runaka. Ku mwanya wa 3 turahasanga iminwa abagabo barayikunda cyane. Yes, buriya akenshi na kenshi abagabo bakunda gukoresha imvugo ati nushaka kureba uburyo umukobwa ateye muri iki gice cyo hasi uzabirebere ku munwa. Buriya iminwa bitewe n'uburyo iminwa y'umukobwa iteye, umugabo ashobora kumwiyumvamo ku rwego rwo hejuru, ku buryo akenshi binarangira amusabye ko yamubera inshuti bitewe na ya minwa. Rero ku mwanya wa 2 turi kwihuta cyane, turi kubeta tunabangura, turahasanga ikibuno. Kuho ni ku mwanya wa 2. Buriya umugabo ahava akagera cyangwa se umusore aho yava akagera, nta muntu utabizi ko ikibuno kimwe mu bintu byiza cyane umukobwa iyo afite bigenda bigaragaza neza ko uwo mukobwa ari mwiza. Buriya ikibuno, iyo umusore abonye umukobwa afite ikibuno giteye nk'uko twakundi mukunda kubivuga, ashobora kugira ibyiyumviro bitandukanye muri we bitewe n'imiterere yacyo. Yes,
buriya bibono byose buriya babifite uko bigiye biteye, ariko imiterere y'ikibuno cyangwa se ikibuno cy'umukobwa kiri mu bimwe mu bintu bishobora gusanga bikuruye abagabo ku rwego rwo hejuru cyane. Rero ku mwanya wa mbere fora turahasanga iki? Ku mwanya wa mbere turahasanga icyo bita amabere. Amabere akurura abagabo ku rwego rwo hejuru cyane, ku buryo niyo umugabo yifuje kujyana imishyikirano irenze n'umukobwa uzasanga ahitira gukora ku mabere. Buriya amabere y'abakobwa ari mu bimwe mu bintu byiza cyane abakobwa bakunze nabo kwitaho cyane, ugasanga niyo yaba yaraguye ugasanga bari mu kugenda bayazamura hejuru, bayazamura kugira ngo bibashe gukurura abakobwa nabo barabizi cyane ko amabere ari mwe mu bintu bikurura abagabo ku rwego rudasanzwe. Yes, wakoze kubana natwe hano kuri Mara Media TV, ngiye kugezagaho ndi Zefoni Nitegeka. Shyira muri comment nawe utubwire ikindi kintu twazakugarukiraho tukazakuva imuzi tukabigera imuzingo. Rero kora subscribe niba utarakoze subscribe.